keza. Ako kantu uzakitaho buri gihe, ntabwo uzumva umuntu akubwira ngo fofo yamuvuze, fofo yamututse, fofo yamuzimuye. Turi ababyeyi mwabyaye Nowela, namwe babyeyi mwakunze Nowela. Uyu mukobwa niwe nkora papa sava, nyuma y'umubyeyi Ndimbati ntabashije kugera hano yanabyifuzaga ariko aramera neza. Niwe wa kabiri wakurikiyeho kwinjira muri papa sava. N'ubu dushima Imana ko ntarahinduka tubereye umuntu mwiza. Dani Fofo agira akageso keza. Ako kantu uzakitaho buri gihe, ntabwo uzumva umuntu akubwira ngo fofo yamuvuze, fofo yamututse, fofo yamuzimuye. Niyo wumva umuntu abikubwira, uwo muntu azamubwira ati ntuzangarukire mu rugo. Barabivuza, ntabwo ari ibintu by'uburyarya, ibindi byo simbizi, ariko iyo ngeso arayigira, nta magambo, nta byinshi. Turabashimiye ubukwe bwiza, ubwo nimumara kumara amavuta mumaze kuruhuka. Ntabwo ntabwo ngewe babintuye, muzaze ngewe nzabayeho. Ni ngewe, ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo ikiraro kiri hehe, iwacu uri kure n'ikiyanza kiri hehe, ariko muzayorora uko mubishaka, muzayorora uko mubishaka, ariko ndayemeye bitarenze tariki 25 z'ukwa 12. Mwongeye kwirirwa neza. Duhagaze hano nk'umuryango wa FOFO family. Turanezerewe cyane kubwa mugenzi wacu wateye intambwe Nowela. By'umwihariko nkanjye uhagarariye ikigo cyitwa Zacu Entertainment, ari nacyo kibarizwamo FOFO TV series Nowela akinamo, ndetse n'indi filime yitwa Papa Sava nayo itambuka kuri Zacu TV. Turanezerewe cyane, sinzi ukuntu twabivuga ariko turanezerewe cyane. Ntabwo wenda ari ukumuvuga uyu munsi, ariko Nowela ni umwe mu bakozi bashimwa n'ikigo pe, abikora neza kandi nawe murabizi. So turishimye kandi ikaze mu muryango umukwe wacu, turakunezerewe cyane. Ni karibu, ni FOFO family. Ntabwo tubifata nk'akazi gutyo, ni umuryango twamaze kuwubaka imyaka y'umwanya n'umuntu imyaka irenga 5 aba byabaye umuryango. So turishimye, twabageneye impano rwose, mwinezererwe kandi mukomeze mugire ibirori byiza. Murakoze.
Yesu akuzwe reka ryose. turashima Imana kuko yateguye uyu munsi none ikaba yawusohoje. Mana yo mu ijuru turagusaba kubakira abana bacu nk'uko wabateguriye urugo, uzakomeza ubane n'abo bana kandi natwe tuzatwibagirwa. Yesu uzakomeza ube hafi yacu. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Arakoze cyane umubyeyi akoresheje umwanya mwiza kandi muto, tumukomera amashyi menshi cyane rwose. Itoroshi yawe yicane uzamure iyo right. Shaka kubona itoroshi zacu, abafite smartphone, abafite gatoroshi, abafite agashinge, iPhone, Techno, zamura itoroshi hejuru muri iyo ndirimbo. Twagiye DJ